Okay, tubanze dusenge dusaba Imana kugira ngo yitwigishe nyine ibane natwe, nubwo tutabasha kuyireba n'amaso yacu, tuba twiringiye yuko mu gihe tubumbuye iki gitabo biri hagati muri twebwe kugira ngo dusobanurire. Reka nsenge. Mana, ngushimiye umugoroba, ngushimiye yuko uhora uri mwiza ibihe byose, ngushimiye yuko utugiriye ubuntu kugira ngo kuri uyu munsi wo kuwa mbere ngo dukomeze twige ibyanditswe byera mwami. Ibyanditswe byera ni ukuri, ibyanditswe byera nibyo bitumenyesha ibyo dukwiye kwizera, ibyo dukwiye kukumenyaho mwami. Mwami, ibyanditswe byera nibyo bitwigisha mwami, bikatwereka inshingano uduha, uburyo dukwiye kukumvira mwami. Nta handi tubikura, ntabwo ari byo twicara ngo dutekereze tubishushanye niturangiza tugendere mu byo twashushanyije, ahubwo mwami waduhaye ijambo ryawe ryuzuye kugira ngo iryo jambo ryuzuye ari ryo rituyobora umunsi ku wundi, kugira ngo mwami tukubereho. Mwami rero ndasaba kugira ngo inyota y'ibyanditswe byera igume muri twebwe mwami. Nsaba n'inginga kugira ngo n'abatarayigira mwami, kuko ari wowe ubasha kudutera no gukunda no gukora ibyo wishimira mwami, ndakwinginze kugira ngo ubishyire muri twebwe twese mu buryo bwo kurushaho kubikunda, kurushaho kugira umwete wo kubyiga mwami. Yesu nibyo yabwiye abigishwa be ngo nibaguma mu ijambo ryawe bazaba ari abigishwa nyakuri. Mwamana, umwigishwa nyakuri aguma mu ijambo ryawe mwami. Rero ndagusaba kugira ngo kuko niba turi abigishwa nyakuri, ude kujya duhora mu ijambo turyiga umunsi ku wundi, dusobanukirwa iby'iryo jambo mwami Imana, tubasha no kubaho nk'uko iryo jambo ritubwira mwami. Mwami rero tugiye gukomeza kutwiga, utwigishe mwami. Twebwe turi bato, dufite mwami Imana n'ibitekerezo bigufi cyane mwami. Ijambo ryawe ryo rirakomeye cyane kuko ryahumetswe nawe, wowe Imana ikomeye cyane mwami. Ndakwingize kugira ngo udusobanurire, utwigishe ibi waduhishuriye mwami. Nibyo wahishuye ibyanditswe byera byose, ntabwo ari ibihishwe mwami. Rero kuko wabihishuye kugira ngo tujye tubyiga kandi tubisobanukirwe mwami. Ndakwingize rero kugira ngo utwigishe kandi ubidusobanurire ku bw'izina ryawe n'icyubahiro cyawe, amen. Rero reka dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abakorosayi. Mufite biriya mu matelefone? Yego. n'abari online nabo tujya gusoma. Ni mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorosayi, turasoma ibice, ni icya mbere, turacyari ku gice cya mbere. Hanyuma dusome duhereye ku murongo wa 24, turaza kugeza ku murongo wa 28. Uyu munsi turaza gusoza igice cya mbere. Reka dusome. Aravuga ngo none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu, kandi ibyasigaye ku byo Kristo yababajwe mbishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye, ku bw'umubiri we ari wo torero, iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu, kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose, ari ryo bwa bwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, abo Imana yashimye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganyirizwa rwose muri Kristo. Icyo ni cyo gituma nkora cyane, ndwana mwete, nk'uko imbaraga ze zinkoreramo cyane. Ni Abakorosayi igice cya mbere twasomaga umurongo wa 24 kugeza kwa 28. Rero ngiye gusobanurira kuri iyi mirongo, hanyuma uza kugira ikibazo ku byo nza kuba navuze araza kubaza, kugira ngo tuze gusubiriza hamwe turebeye hamwe mu cyo Bibiliya ivuga. Niringiye yuko abari online bari kutwumva neza. Aho muza kuba mutari kumva muratubwira kugira ngo turebe uko bimeze, ariko niringiye yuko muri kutwumva. Rero iki ni igitabo cy'Abakorosayi, ni urwandiko Pawulo yandikiye Abakorosayi.
umwanditsi nyine w'uru rwandiko ni Pawulo. Ndashaka gusubiramo inyuma gatoya kugira ngo wenda abo tutatangiye mbahe overview cyangwa se incamake y'ibyo twabonye hejuru, noneho kugira ngo bize kudufasha noneho gukomereza ku byo tumaze gusoma. Icya mbere twabonye yuko umwanditsi w'uru rwandiko ari Pawulo, nk'uko bigaragaza hano ku murongo wa mbere ngo Pawulo intumwa. Tubona yuko ari intumwa kandi akaba ari intumwa Yesu Kristo nk'uko Imana Data yabishatse. Tubona yuko yanditse uru rwandiko ari kumwe na Timoteyo. Icyo twabonye hano cya mbere twabonye yuko kuba intumwa atari umuntu wabyigiraga guhaguruka avuge ngo abaye intumwa, cyangwa se ngo abantu bo bavuge ati tugiye kumutora tumushyireho atubere intumwa. Ntabwo ari uko byagendaga. Intumwa ni umuntu washyirwagaho cyangwa se washyirwagaho na Yesu Kristo ubwe. Washyirwagaho na Yesu Kristo ubwe akaba ari intumwa. So mu byumve rero kuba umuntu atari Kristo ubwe, ubwo nyine niba ari intumwa ntiwabyigize cyangwa se n'abantu babimugize. Ariko uburyo tubona intumwa Bibiliya ivuga nk'intumwa as apostle, tubona yuko Bibiliya igaragaza yuko intumwa ari umuntu wabaga warabigizwe utarabyigize. Kuko hano Pawulo avuga ngo Pawulo wagizwe, ntabwo yabyigize cyangwa se ngo yabigizwe n'undi muntu ari we wese, ahubwo Yesu Kristo niwe wabimutoreye amugira kuba intumwa, kandi ibyo ngo akaba ari nabyo Imana ishaka yuko Pawulo aba intumwa. Yari ari kumwe rero na Timoteyo, abo yandikiye itorero rya Abakorosayi. Abakorosayi bivuga ngo kari agace, niyo Turukiya y'uyu munsi. Nkuko twavuga wenda niba twavuga ngo Kigali sinzi niba bingana, ariko Abakorosayi niho twakwita ko ari Turukiya y'uyu munsi. Aho ngaho rero niho hari itorero. Nituvuga ngo iri torero ry'Abakorosayi, wenda mutaza kugira ngo cyari ikimega church, mutaza kugira ngo cyari ikintu gifite abantu ibihumbi n'ibinyubako byinshi oya, ntabwo nyine byari ibintu bimeze nka gutyo nyine nk'ibyo tubona uyu munsi. Ahubwo bari abantu bahurira mu rugo rw'umugabo witwa Filemoni. Uru rwandiko rw'Abakorosayi rwanditswe, twabonye ko rwanditswe igihe kimwe n'urwandiko rwa Filemoni. Ni ukuvuga ngo Filemoni yari umwe mu banyamuryango b'iri torero ry'Abakorosayi. Ni ukuvuga ngo Pawulo yandikiye itorero muri rusange, arongera yandikira Filemoni ku giti cye. Rero uru rwandiko Pawulo arwandika, twabonye ko yarwanditse ari imbohe, yari afungiye i Roma, yari afunzwe azira ubutumwa bwiza nyine yabwirizaga. Kuko abantu nyine badakunda ubutumwa bwiza, kuko abantu nyine abanze ubutumwa bwiza yarabubwirizaga, hanyuma bakamufunga. Rero yari afunzwe, nicyo yanditse uru rwandiko rw'Abakorosayi. Twabonye ko uru rwandiko rw'Abakorosayi arwandika, twabonye ko iri torero Pawulo ntiyigeze ahagera i Korosayi, ahubwo iri torero ryatangijwe n'umugabo witwa Epafra. Tubibona ku murongo wa 7. Ku murongo wa 7 arabivuga ngo nk'uko mwigishijwe na Epafra umugaragu mugenzi wacu, niwe wabigishije. Niwe bivuga ngo Epafra bivugwa yuko yakijijwe mu gihe Pawulo yakoraga nyine ingendo ze za mission cyangwa se zivugabutumwa. Noneho Epafra aza gukizwa. Epafra amaze kumva ubutumwa bwiza akijijwe, asubira iwabo, noneho ngo aza gutangira itorero iwabo. Noneho amaze gutangira itorero iwabo, tubona yuko mu itorero haje kuzamo ikibazo, haza kuzamo izindi nyigisho nyine zitavuga ukuri. Zaradutse nyine izo nyigisho zitavuga ukuri. Zimwe mu nyigisho zitavuga ukuri twabonye, izo nyigisho zari inyigisho zihakana ubumana bwa Kristo. Nyine zahakanaga ubumana bwa Kristo no kuba Kristo yarabaye umuntu. Noneho ikindi, izi nyigisho z'ubuyobe zazanaga, zabwiraga Abakorosayi ko bari abanyamahanga. Abenshi bari abanyamahanga, of course hari harimo wenda n'abayuda simbizi, ariko izi nyigisho z'ubuyobe zarababwiraga ngo nibadakebwa ngo ntibashobora gukizwa. Nyine bababwiraga gukurikiza iby'imihango kugira ngo bakizwe. Ariko cyane cyane ikintu bibandagaho cyane ni ukubwira nyine Abakorosayi ngo bakebwe kugira ngo bakizwe. So rero bituma Pawulo yandikira Abakorosayi kugira ngo abasobanurire ukuri, kugira ngo babashe kumenya uburyo birinda ubwo buyobe bwari buje bwataka nyine iri torero ry'Abakorosayi. Bivugwa yuko ahari Epafra amaze kubona ko ubuyobe bwaje mu itorero, ari we wasanze Pawulo, kuko Pawulo yari afunzwe. Bivugwa yuko nyine ko ari we ahari wamusanze i Roma, akajya kumusaba noneho gusobanurira abangaba nyine b'itorero ukuri ku bijyanye nyine n'inyigisho nzima, n'ibyo bagomba kwizera, n'ibyo bagomba gukora, n'ibyo bagomba kwirinda nyine kuri ibyo nyine by'ubuyobe. So tubona Pawulo nyine ashima Imana nyine kubwira itorero, akavuga yuko kuva aho yumviye yuko bizereye ubutumwa bwiza nubwo yari atarahagera, yumvise yuko ubutumwa bwiza kuva bwabageraho batangiye kwera imbuto nyine zikwiriye abihannye. Tubona yuko
abasengera abasabira yuko ngo nicyo gituma ngo tubasabira kugira ngo uhereye igihe twumvishije kugira ngo buzuzwe ubwenge bw'umwuka no kumenya kugira ngo babashe kugenda nk'uko bikwiriye ab'umwami babashe kunezeza Imana muri byose. Ikindi ngo bunguke kumenya Imana. Pawulo yasabiraga Abakorosayi kumenya Imana, kunguka kumenya Imana. Ntabwo ari ukumenya ibindi bintu, ni ukumenya nyine Imana. So hano guhera ku murongo wa 15 ukamanuka twagiye tubona nyine ari kubereka noneho uburyo noneho Kristo uwo ari we. Nyine Kristo uwo ari we, Kristo ninde? Arababwira ngo Kristo agenda abereka ukuntu ngo Kristo ari imfura mu byaremwe, sibyo? Najyaga numva uyu murongo kera abahamya ba Yehova bawifasha bavuga ngo Kristo ni imfura mu byaremwe, ngo bivuze yuko ngo ari icyaremwe nyine Imana yaremye mbere. Ntabwo ari byo. Kristo ntabwo ari ikiremwa, ahubwo ni Imana. Ni Imana mbere na mbere. Yohana aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo yaranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Ahubwo bo bafite ukuntu babisobanura nabi, twagiye tubivugaho ubushize. Iyo bivuze ngo ni imfura mu byaremwe bivuze iki? Ntabwo bivuze ko yaremwe, ahubwo icyo baba bavugaga ni mu buryo bwo kurankinga. Ugereranyije n'ibyaremwe ari hejuru yabyo, nicyo gisobanuro cyabyo. Ntabwo bivuze ko yaremwe kuko yahozeho, ahubwo umugereranyije n'ibyaremwe niwe mfura. Kuko mu muco w'Abisiraheli iyo bavuze ngo iyo bavugaga ngo imfura babaga nyine ari umuntu nyine uri honored, wubashywe cyane nyine muri bo. Rero Kristo gukoresheje ijambo Paul avuga ngo ni imfura mu byaremwe, ntabwo yaravuze ko Kristo ari ikiremwa, kuko Kristo ntabwo ari ikiremwa, ni umuremyi. Kuko aranabigaragaza hano akavuga ngo niwe mubiri kandi niwe torero kandi niwe tangiriro, ni imfura mu kuzuka, ngo kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose. Hejuru ku murongo wa 15 avuga ngo ni nawe shusho y'Imana ngo itaboneka, ni imfura mu byaremwe, kuko muri we arimo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ibiboneka, n'intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye. Nuko byumva, niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe. Urumva ko ari we waremye ibintu byose kandi byose niwe byaremewe. Rero kuvuga ngo ni imfura mu byaremwe ntibivuze ko nawe ari icyaremwe, ahubwo bivuze ngo ugereranyije n'ibyo bintu yaremye ari hejuru yabyo cyane, arabiruta, aranabisumba. Ikindi Pawulo twabonye agaragaza Imana avuga ko ari imfura mu kuzuka. Rero ugiye kuvuga ngo nyine buri gihe nyine yavuga ngo imfura, ntabwo nyine of course baba bari kuvuga ngo nicyo kintu kibayeho bwa mbere, ko iyo yavuze ngo ni imfura mu kuzuka mu by'ukuri kiwazutse mbere. Murabizi ko hari abazutse mbere yiwe, nawe ubwe hari Lazaro yazuye kandi yari atarapfa nyine Kristo ngo azuka. Rero kuvuga ngo ni imfura mu byaremwe ntabwo nyine bivuze yuko yaremwe. Cyangwa kuvuga ngo ni imfura mu kuzuka ntabwo yabivuze ko ari wazutse mbere, ko hari n'abazutse mbere yiwe, ahubwo icyo yabivuze ni iki ngiki, ni uko ari we wenyine wazutse, niyongera gupfa, akaba ari iburyo bwa Data kandi akaba atazongera gusubira mu rupfu ukundi. Bari abandi bose bazukaga barongeraga bagasubira aho bavuye mu butaka bagapfa, ariko uyu nguyu amaze kuzuka ntiyasubiye mu rupfu, ahubwo tubona yuko amaze kuzuka yarazamutse bamureba burya. Kandi aravuga ngo uko agiye bamureba niko bazamubona agaruka, kuko yarazutse butazongera gupfa. Kuvuga ngo ni imfura rero mu bazutse biba bivuze nyine icyo ngicyo cy'uko ari we wazutse ntiyongera gupfa. Rero Bibiliya bisaba kwitonda nyine kugira ngo tuyisobanure nyine mu buryo bukwiriye. Rero umuntu wese uhakana ko Kristo ari Imana rwose umuntu aribeshya, kuko Bibiliya ivuga ngo niyo shusho y'Imana itaboneka. Mu kigiri cyo ugiye kureba neza, ishusho y'Imana, image of invisible God, ni ukuvuga ngo ni copy. Muri kubyumva? Ni ukuvuga ngo ni copy sinzi ba muri kubyumva. Ni ukuvuga ngo niba ari Imana ni copy Imana. Ni ukuvuga ngo ibyuzuye Imana byose babibona no kuri Kristo. He is the image of invisible God. Imana ntabwo wayibona, ariko Kristo niwe Imana yambaye umubiri. Bivuze ngo ubonye Kristo aba abonye Imana. Ntabwo Kristo rero ari Imana y'igice, ntabwo ari munsi y'Imana, ahubwo Kristo we ni Imana ubwayo, aruzuye rwose ni Imana. Bivuga ngo ibiranga Imana byose, kuba ari Imana ishobora byose, izi byose, ibiraboza icyarimwe, y'urukundo, igira ubuntu, ari amahanga kamere yose yuzuye Imana. Data ni nayo ari mu mwana, ari mu mwuka wera. Ni Imana imwe mu bapersona batatu. Muri kubyumva niko tubivuga, ntabwo ari Imana eshatu, ni Imana imwe mu bapersona bangahe? Batatu. Niko nguko rero bimeze. So rero umuntu wese uhakana ubumana bwa Kristo mu by'ukuri aba ari kuzana inyigisho y'ikinyoma, ari nayo Pawulo yandikira Abakorosayi yarwanyaga nyine yuko abantu bahakanaga ko Kristo ari Imana rwose bari baduye nyine ubuyobe bukomeye cyane.
rero Kristo ni Imana. He is the image of invisible God. Niwe shusho y'Imana itaboneka. So ntekereza ko ari ibyo twagiye tubona noneho ku murongo wa 21 batwereka noneho icyo Kristo yakoze ku bwacu, ko yambaye nyine umubiri. Okay, twamenye ko ni Imana, ariko ni Imana yambaye n'umubiri, yambaye umubiri. Iyo dusomye muri Yohana tubona Filipo yarigeze kubaza Yesu. Urumva n'abigishwa nabo ntago nyine babyumvaga, nyine bagendanye na Yesu, bagendana nabo, baramubona, babona ko ibitangaza n'ibindi byose, baramubabona ko ari umwana w'Imana ku Mana. Barangije Filipo aramubaza ngo twereke data ngo biraba bihagije. Ukuntu Yesu yamusubije, yaramubwiye ngo Filipo, igihe cyose nagendanye namwe ntabwo muri akamenya, umbonye abonye data, kuko niwe copy. He is the image of visible God, copy of invisible God. If you see Christ, you see God. You don't need to see God again wamaze kubona Kristo. Niwe shusho y'Imana itaboneka. So abwira Filipo rero, umbonye abonye data, sinzi ibindi ushaka kubona kuko ngiye na data turumwe. So nibyo ngibyo rero, nawe ni Imana, nicyo yamubwiraga. Rero tubona Kristo yambara umubiri, noneho icyari kimuzanye muri uwo mubiri ni iki? Yaraje kugira ngo acungure abangaba nyine banyabyaha, nyine aba bantu nyine twebwe. Tubona yuko ku bw'akavukire yacu turabanzi b'Imana. Ku murongo wa 21, namwe ngo bari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwarabanzi bayo imitima yanyu no kubw'imirimo yanyu mibi. Ari kubereka yuko abantu b'Abakorosayi mbere batarakizwa uko bari bameze, ngo bari abantu batandukanijwe n'Imana, ari abanzi b'Imana mu mitima yabo no kubw'imirimo yabo mibi. Ntabwo ari Abakorosayi gusa, ahubwo ni ibintu dusangiye ikiremwa muntu cyose. Kuva Adamu yakora icyaha, abantu bose bamukomotseho ikiremwa muntu kuzageza ku muntu wa nyuma. Twese ni ibintu dusangiye yuko turi abanyabyaha, ni ibintu dusangiye yuko ku bw'akavukire yacu tuba dutandukanyijwe n'Imana, ni ibintu dusangiye yuko kamere y'icyaha ibi turimo, ni ibintu dusangiye yuko tuvuka turi abanyabyaha, tutari abaziranenge nk'uko abantu babivuga. Burya tuvuka turi abanyabyaha, tugakura twera imbuto z'icyaha. Buri umuntu akoze icyaha ntabwo ari bwabaye umunyabyaha, ahubwo kuko ari umunyabyaha akora icyaha. Isi yo iravuga ngo y'abanyabyaha kubera ko abanya yakoze icyaha, ariko biri iravuga ngo kubera ko ari umunyabyaha akora icyaha. Umunyabyaha rero si gikorwa wakoze, ahubwo n'uriwe ku bw'akavukire. Rero iyo umuntu akoze icyaha yeze imbuto. Rero kuko turi abanyabyaha turi abanzi b'Imana. Imana kuko yari umucyo, kuko ikiranuka, itandukanijwe rwose n'icyaha ku buryo nta cyaha gishobora kuba muri yo. Imana ngo iracyanuka ku buryo ngo amaso yayo ngo atihangana kureba ikibi. Rero abantu kuko nyine ari abanyabyaha, kuko ari abanyabyaha baba batandukanijwe n'Imana. Muri Zaburi 58:4 avuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye kuvuka kwabo. Bivuze ngo bavuka batandukanyijwe n'Imana, bavuka ari abanzi b'Imana, nyine bakora ibihabanye n'iby'Imana ishaka. Bivuga ngo bakora ibijyanye no kwigomeka ku Mana byose. Rero kuko ari abanzi b'Imana, ntabwo ari abanzi b'Imana mu bikorwa gusa, ahubwo no mu mitima. Muri kubyumva? No mu mitima yabo. Hari igihe nyine twebwe, reka mbabwire, iyo twebwe turi mu butabera bw'abantu, sibyo? Mu butabera bw'abantu ubwo tubona za leta zikora, bahana umuntu kuko nyine ibyaha byagaragaye mu bikorwa bye. Wenda afashe umwana utaruzuza imyaka ku ngufu, sibyo? Wenda acuje urumogi, ibyo bintu babibonye. Ariko se niba bifite mu mutima we, leta yamufunga. Ariko atarabikora nyine mu bikorwa, ariko bigambira mu mutima we gucuruza urumogi bya, bamufunga se bamushyira muri rukiko. Leta zibasha kureba imitima y'abantu umenye ibirimo, ntabwo yabimenye. Imana rero y'ubutabera bwayo bufite ubugenzuzi burenze ubwo za leta zikora. Ubugenzuzi bwa leta bugaragara, bagenzura nyine ibyo babasha kubona byagaragaye mu bikorwa, nabyo nubwo batanabimenya byose, sibyo? Ariko Imana yo nta kintu na kimwe gihishwe kuri yo, byose bitwikuriwe nk'ibyambaye ubusa, ku buryo n'umugambi wagize mu mutima wawe ukiwutangira kuwugira iba yawumaze kuwumenya. Bivuze ngo kuba yamaze kumenya rero mu mutima wawe, iba yamaze kuguca urubanza yuko icyo cyawe gifite nubwo kitaranasohoka. Rero Imana yo uko rero ihana, ntabwo ihana gusa uwagaruke wageze ku bikorwa, n'uwabigambiriye mu mutima we, Imana yamaze kumuca urubanza kuko nyine icyo cyaha nyine yamaze kugikora. Nibyo tubona muri Matayo 5, Yesu asobanura abantu iby'amategeko, akababwira ngo mwumvisha abakera babwira ngo ntukice. Nyine nibyo bumvaga, nyine kwica wakuye umuntu muri ubuzima. Ariko avuga ati ngenda babwira yuko nturakarira umuntu ku igihano kimwe n'uwamwishe. Mwumva ukuntu Imana rero iyo ica urubanza rutabera. Hari umuntu muzi mu mategeko y'abantu bahanye bamufunga bamuziza ko yarakaye, sinzi ko bibaho. Ariko Imana yo
icyaha cyo kwica igihano kuva ugitangira kurakara, icyaha nyine kiraguhama cyo kukwiye guhanwa nyine kimwe n'uwishe. Reka tuvuge ubusambanyi. Yesu aravuga ngo mwumvishe abake, aravuga ngo ntugasambane, ariko njyewe ndababwira yuko wifuza, urumva kwifuza ni mu mutima, uzaba umaze gusambana mu mutima wawe. Rero Imana yo ndashaka kubereka yuko ijisho ryayo rireba birenze ibikorwa byagaragaye inyuma. Ubutabera bwayo buhana birenze ibyagaragaye gusa inyuma, ahubwo buhana n'ibyabereye mu mutima, ibyabereye mu bitekerezo, ibyabereye mu magambo n'ibyabereye mu mutima byose. Ubutabera bw'Imana bugomba kubishyira imbere ku mugaragaro, umuntu akaba rwose ari responsible y'ibyo bintu byose yakoreye mu bitekerezo bye, mu magambo ye no mu bikorwa bye. Rero muri kubyumva ikibazo cya muntu nyine ukuntu gikomeye cyane. Rero kubera ko turi abanyabyaha gutyo mu bitekerezo, turi abanyabyaha gutyo mu bikorwa, bigaragaza yuko ibyo bidutandukanya n'Imana. Ariko nanone nubwo iyo nkuru imeze gutyo, Imana ntabwo nyine yaretse abantu gutyo kuko ari abanyabyaha ngo inabahane barimbuke, ahubwo tubona yuko ngo yatanze Yesu Kristo. Imana Kristo yambara umubiri, noneho kugira ngo Kristo, twebwe twari abanzi b'Imana, Kristo aduhe kwiyunga n'Imana, ngo none yungishije namwe urupfu rw'umubiri we, kugira ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagaho. Reka mbere ukuntu Imana yabigenje. Mvuga ngo Kristo we yaraje ari Imana, yambara umubiri, amera nkatwe, nkatwe baramubona, bamukoraho, nawe yarasonzaga nyine byose nyine by'umuntu, rwose yari umuntu wuzuye 100%. Ariko itandukaniro natwe ni iringiri, nta cyaha cyari kimurimo. Yavutse we atari uvuga ngo we akomatse kuri Adamu, oya, we yaje ari Adamu wa kabiri, we yaje ari imbuto ya Mwuka Wera. Bivuze ngo we avuka nta kizinga afite, nk'uko twebwe tuvuga turi abanyabyaha, we yavutse nta kizinga afite. None akura we nta cyaha afite, mu gihe twe dukura ibyaha. Rero kuko we yakuze nta cyaha afite, nta n'icyo yakoze kibi, bivuze ngo imbere y'Imana yaratunganye, adafite inenge, haba mu bitekerezo by'umutima we ndetse no mu bikorwa bye, yaratunganye imbere y'Imana. Rero uwo ngo utunganye imbere y'Imana gutyo, niwe wabasha guhagararira abanyabyaha kugira ngo ahongerere ibyaha byabo. Mu isezerano rya kera Imana yasabaga abantu gutamba ibitambo by'amahene cyangwa intama bidafite igitambo cyagombaga kuba kidafite inenge. Nubwo biriya bitambo bitabashaga kubakuraho ibyaha rimwe by'iteka, ahubwo biriya bitambo byari byarashiweho kugira ngo bikomeze bibutsa ko ari abanyabyaha. Ahubwo biriya byashushanyaga igitambo kimwe gikomeye kidafite inenge, igitambo kibasha guhaza Imana by'iteka umujinya wayo, icyo aricyo Kristo. Rero uwo Kristo niwe waje, amaraso ye ni amaraso atunganye rwose, aruta yandi y'amahene n'intama. Biriya byashushanyaga Kristo uzaza n'ubundi, ariko biriya by'ubwabyo nta muntu byashaka guhesha kubana n'Imana. Barabitambaga ariko n'ubundi bagakomeza bakareba kuri Kristo kugira ngo ari we uzabakiza mu gihe azabaje, sibyo? Kubwo kumwizera nabo bagatsindishirizwa. Rero Kristo niwe Imana yashyizeho utunganye rwose, niwe wabasha guhagararira abanyabyaha mu rubanza. Ni ukuvuga ngo mu rubanza rw'Imana twabonye ko abantu bose ari abanyabyaha, nta wahagarara undi. Papa ntiyaguhagararira mu rubanza rw'Imana kuko nawe avuka ku mugore w'umunyabyaha, ibyo n'umugabo n'umugore. Nta mutagatifu wundi wenda niba ari uri muri Gatolika y'Iromano yihangane waguhagararira mu rukiko rw'Imana ngo aguhongere ibyaha byawe kandi nawe ari umunyabyaha. Nta wundi muntu uwo ari we wese, umubyeyi wawe, ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyabasha mu rubanza rw'Imana kuguhagararira ngo kigukureho ibyaha. Nta kindi kibasha gukuraho ibyaha. Rero uwo Kristo utunganye, utarakoze icyaha, utarigeze unamenya n'icyaha, niwe uhagaze mu rubanza rw'Imana. Imana imurebye ibona nta kibi mubonyeho, nta nenge imubonyeho. Noneho ibyabereye ku musaraba ni ibi ngibi, ni uko Imana yafashe ibyaha byacu ibimushyiraho, noneho imaze kubimushyiraho iramuhana. Imaze kumuhana Kristo arapfa. Kristo yarapfuye, amaze gupfa arahambwa ku munsi wa gatatu. Tubona Kristo yarazutse kugira ngo dutsindishizwe nawe. Twebwe twari dutsinzwe mu rubanza ko turi abanyabyaha bakwiriye guhanwa n'Imana. Noneho Kristo araje mu rubanza rw'Imana ati aba bantu ibyaha byabo byose ubashinje ko bagucumuyeho, ko bibye, ibyo bashinjwa byose bimbareho, n'igihano cyose bakwiriye cyose kingeho, ubundi bo basohoke mu rubanza bari amahoro. Muri kubyumva? Reka mbereke tubyumve muri ubu buryo.
reba mu rukiko wenda uri gushinjwa ibyaha, leta bari kugushinja ibyaha, umucamanza ari imbere yawe ari kugushinja nyine ibyaha byose, kandi ibyaha byose biraguhama. Rero ukwiriye guhanwa nyine, wenda baguhaye nyine igihano cyo gufungwa burundu cyangwa se gupfa, wenda nubwo icyo gihano mu Rwanda kitakibaho cyo kukwica, ariko hari aho biba baguciriye nyine urubanza yuko ukwijyana cyo gupfa. Noneho hakaza umuntu Patrick akaza akavuga ngo ibintu byose Patrick aregwa ngiye byose mu bimbareho ndabyishyura, ndishyura igihano cye. Niba mwamuhaye rwose igihano cy'urupfu, ngiyewe ndemera mfe mu mwanya Patrick we yego. Undi nicyo Kristo yadukoreye. Bivuga ngo abantu bari bakwiye gupfa, Imana ibahanye kwigemba, Imana ikwiye kuba n'urupfu rw'iteka. Kristo araza aravuga ngo noneho icyo gihano abantu bari bakwiriye cy'urupfu rw'iteka, ngewe ibyaha byabo byose biyishyireho, n'igihano cyabo ukimpe, ngenda gifata mfe mu kibo cyabo, abantu bo be kuzapfa bagenda amahoro. Nicyo Kristo yakoze. Rero Imana kuko Kristo yishyuye ibyasabwaga byose, Imana noneho ngo yiyumvishe natwe binyuze mu cyo Kristo yakoze. Ni kubyumva? Ni ukuvuga ngo kubera icyo Kristo yakoze, Imana iduha kwiyunga nayo. Muri kumva ko kugira ngo twiyunge n'Imana ntabwo ari ibintu byaje bivuga ngo Emi uzi ko twagiranye ikibazo, none Emi mbabarira birarangiye, Emi ahita mbabarira nyine bigende gutyo. Ntabwo ari uko kwiyunga n'Imana bigenda. Kwiyunga n'Imana hagati yacu n'Imana ntabwo nyine bigenda gutyo gusa. Hari nk'abantu bajya batekereza yuko ngo najya gupfa azahita abwira Imana ngo mbabarira, Imana ihita imubabarira gutyo gusa. Muzi ko imbabazi Imana ziboneka, Abaheburayo 9:22, hatabaye ngo kumeneka kw'amaraso, hatabaye ubugingo bupfa, nta mbabazi z'ibyaha zibaho ku Mana. Nyine abantu benshi bategeza imbabazi Imana mu buryo bwabo. Bibiliya iravuga ngo hatabaye kumeneka kw'amaraso nta mbabazi z'ibyaha. Niyo mpamvu rero Kristo yaje kugira ngo ayo maraso ameneke kugira ngo tubone imbabazi z'ibyaha. Ntabwo Imana ari kutubabarira gutya ngo kubera ko izi mpamvu Imana ni nyembabazi, ariko ni Imana itabera. Ibaye turetse gutyo ikatubwira ngo ndababariye, ubutabera bwayo nabwo butabaye exercise cyangwa se itabukoresheje, mu by'ukuri yabibaye Imana ikiranirwa. Ntabwo yabwira ngo muze mubane nanjye ibyaha byanyu bidahanwa, ahubwo umva ukuntu byagenze. Imana yatugira imbabazi duha Kristo, ariko nanone kuko ari Imana itabera ihana ibyaha byacu muri Kristo. Rero kugira ngo tubone imbabazi z'Imana niki, iratubabarira, ariko nanone habanje kumeneka amaraso ya Yesu Kristo. Rero uriya muntu utekereza imbabazi mu magambo gusa, ntatekerereza imbabazi mu maraso, uriya muntu afite ikibazo. Imbabazi zacu zishingiye ahantu hamwe, mu maraso ya Kristo. Niba ngiye kuvuga ngo Mana mbabarira, imbabazi z'Imana nta handi ngomba kuzitekerereza hatari mu kumusaraba gusa. Mana mbabarira ku bwa Kristo. Mvuga ngo imbabazi z'Imana zitugeraho muzantu zinyura. Reka dufate hano hari umuyoboro wenda, dufate wenda hari umuyoboro mbasha kureberamo Patrick ari imbere yanjye. Mvuga ngo imbabazi z'Imana nyine ahantu zinyura zitugeraho ni muri uwo muyoboro gusa nyine ariwo Kristo. Mvuga ngo inyuma ya Kristo, sibyo? Inyuma nyine y'uwo muyoboro nakureberamo, inyuma yaho ngaho nyine nta mbabazi z'Imana zihari, ahubwo haba ari umujinya wayo gusa. Niyo mpamvu umuntu wese utekereza imbabazi z'Imana, unifuza n'imbabazi z'Imana, ntabwo akwiye kuzirebera mu bindi bintu. Wenda nka Gatolika y'i Roma yari yashyizeho uburyo bwo kugura ngo imbabazi. Hari impapuro ngo bari bayashyizeho ngo z'imbabazi, uburyo ngo bazitanga, noneho ngo abantu bakishyura, ubwo ngo akabona imbabazi y'ibyaha bye. Ntabwo ari byo, biba n'ibihimbano. Imbabazi z'Imana biri twereka ni ziri muri Kristo, nyine tuzibona muri Kristo gusa. Rero ahandi hose umuntu yageragereza kureba nta mbabazi z'Imana yahabonera. Kubera iki tuzibona muri Kristo? Ni kubera ko Kristo ari we wahaniwe ibyaha byacu, niwe Imana tureberamo, niba ikiducireho urubanza ko Kristo yishyuye, niba ikiduhanye ko Kristo igihano cyacu yagifashe, niba ikiturimbuye ko Kristo umujinya nyine n'igihano twari dukwiye yabifashe rwose ku musaraba. So rero Imana iduha kwiyunga nayo binyuze muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo reba dutandukanijwe nayo, noneho Kristo akaza akaba umuhuza uhagarara. Bivuze ngo kugera ku Mana ni ukunyura kuri Kristo, ntabwo ari ukunyura mu izindi nzira izo arizo zose, ni ukunyura kuri Kristo gusa. Ibyo si ibintu umuntu arebesha amaso, ni ibintu umuntu nyine yumva akabyizera umutima ko ari ukuri. Kandi koko kuba umuntu nyine atabyizera ntibivuze ko atari ukuri kandi bitazaba, ni ukuri amaherezo bizaba. Rero twibutse ku murongo wa 24, twabonye yuko noneho tugiye kureba umurimo wa Pawulo. Pawulo agiye kugaragaza umurimo we yahawe agirira itorero nyine rya Kristo, rya rindi nyine Kristo yaguze amaraso y'igiciro cyinshi. Aravuga ngo none ngo nishimiye mu makuba yanjye
yo ku bwanyu. Pawulo yari afunzwe, ahangaha yari afungiwe nyine i Roma. Nyine mushobora kwibaza ngo ese ni gute umuntu yaba ari muri gereza afunzwe akavuga ngo yishimiye amakuba, yishimiye nyine ngo ibyo bintu ko biri kumubaho. Nyine ibyo bintu bishoboka bite? Tubona mu rwandiko Pawulo yandikiye birimo avuga ngo kuko ngo twatsindishwe n'umuntu ngo dufite amahoro ku Mana, kuko twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Akomeza avuga ngo twishimira mu byiringiro by'ubwiza tuzabona, ariko nanone ngo twishimira mu mibabaro yacu. Ni gute umuntu yaba ari mu mibabaro akishima? Nyine ibyo bintu biratangaje. We rejoice in the hope of the glory of God, but also we rejoice in our sufferings. Kubera ko tuzi ko sufferings produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame. Aho ni mu Baroma 5 abavuga nyine yuko ngo imibabaro nyine itera kwihangana. Bivuze ngo iyo umuntu atanyuze mu mibabaro iyo umuntu atanyuze mu mibabaro, kwihangana kwava hehe? Ntaho kwava. Buriya nyine Patrick, kugira ngo tumenye aho kwihangana kwawe kuri, bisaba ko unyura mu kintu kitwereka nyine ko ubasha kwihangana. Uri kubyumva? Rero Imana kugira ngo iyi mbuto yo kwihangana yere muri twebwe, yemera yuko ibigeragezo bitugeraho, kugira ngo koko bigaragare yuko koko tuyizera by'ukuri, bigaragare ko kwihangana dushobora kugeraho. Rero Pawulo yarafungwaga, Imana yabaga yabyemeye ko afungwa, yarakubitwaga. Pawulo yarakubiswe, yatewe n'amabuye yewe. Nyine ibibi byinshi baramuye, bivuga ko ahari yanapfuye ngo bamuciye umutwe. Yaje gupfa ngo bamuciye umutwe. N'izindi ntumwa zose niko zagiye bigenda, bagiye bazibabaza, bagiye bazirenganya. Ba Petero murabizi, Petero yabambwe acuritse. Ba Stefano murabizi, niwe tubona nyine akarengane nyine mu itorero ryo hambere kabanza. Stefano bamutemabuye arapfa, n'abandi bose nuko babagiriye. Ariko turi kubona Pawulo avuga ngo yishimira ngo amakuba ye ku bwanyu. Muzi impamvu abyishimira ibi ngibi? Ni ukubera yuko afunzwe atazira gukora ibibi, ahubwo afunzwe azira ukuri. Buriya ni amahirwe akomeye Patrick kuba bagufunga bakuziza, baguhora yuko uri kuvuga iby'Imana, baguhora yuko uri kuvuga ibintu bikiza abantu, baguhora yuko uri kuvuga iby'ubutumwa bwiza. Ariko bikaba ari ibintu biteye isoni cyane bagufunze baguhora ibikorwa bibi. Pawulo rero hano ntabwo yari afunzwe bamuhora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ntabwo yari afunzwe bamuhora ibindi bintu, bamuhoraga ngo yuko abigisha ngo ibya Kristo, abigisha iby'ubutumwa bwiza, nibyo bamuhoraga. Rero kuko yahorwaga ukuri, niyo mpamvu bavuga ngo ibyo arabyishimira. Niba bamfunga ngewe batampora ikibi, bampora nzira ubutumwa bwiza, ibyo ngibyo ndabyishimira rwose. Ngo kandi ibyasigaye ku byo Kristo yababajwe ngo mbishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye kubw'umubiri we ari we torero. Yagiye mwumva ikintu ari kuvuga amana. Ntabwo ari kuvuga yuko hari ibintu Kristo atujuje byo kuducungura ngo Pawulo niwe ugiye kuzuza umurimo wo kuducungura. Ntabwo ari byo, kuko Kristo yujuje umurimo wo kuducungura. Muri Yohane yaravuze ngo birarangiye, it is finished. Nujya mu Kigiriki barisobanura bagaragaza yuko bivuga ngo he paid in full, yarishyuye byuzuye. Bivuze ngo uyu murimo wo kuducungura yarawujuje, nta kintu na kimwe cyasigayeho. Rero Pawulo nicyo ari kuvuga ngo ari kuzuza ngo ku byasigaye, ngo ari gusohoza ngo abisoreje mu mubiri we, ngo ku byasigaye ngo ku byo Kristo yababaje. Icyo Pawulo ari kuvuga, ubundi Kristo iyi mibabaro nyine murabizi ari hano mu isi nyine abantu murabizi baramurenganyaga, baramucira kugeza n'aho bamuhangiye ku musaraba. Noneho Kristo amaze kugenda, murabona umurimo we yawuhaye intumwa aravuga ati rero noneho nimugende, ibyiwe yarabyivugiraga hari, akavuga ati ninjye mwana w'Imana, ninjye ukura ibyaha byawe ni mu isi byose murabyumva. Noneho amaze kugenda yabihaye intumwa aravuga ati noneho nimwe mugenda rimwe mubivuga. Intumwa noneho zikavuga ati uriya niwe mwana w'Imana, niwe Mana, niwe agakiza kabonerwamo nta kindi. Noneho bya bindi Kristo yavugaga nyine, intumwa nabyo zikomeza zibihamya nyine. Noneho Kristo baramwangaga bumva ibyo bintu ari kuvuga yigereranya n'ibiti byose bakabimuhora. Noneho Kristo amaze kugenda, intumwa nizo zisigaye zibivuga.
ati iby'uwo muntu twababuje kubibwira. Mu byakozwe n'umwana wabo batwereka ngo ba Petero ngo barabafunze ndetse ngo baranabakubita, ngo bamaze kubakubita ngo bababuza ngo kwigisha muri iryo zina rya Yesu. Petero muzi ukuntu yabashubije ati twe ntitubasha guceceka, ibyo twiyumviye n'ibyo twiboneye ntabwo twabashe kubiceceka. Umwami yadutegetse kubivuga, rero mwe ntabwo mufite ububasha bwo kuduhagarika kubivuga. Rero barabivuze, uko babivugaga ni uko babafungaga, ni uko babakubitaga. Rero iyo uri kumva ko ya mibabaro kwa kundi bakagiriye Kristo byarashifutinze bijya ku ntumwa nyine, noneho ari byo batangira kugirira intumwa. Si byose iyo mibabaro nyine, uko kubatoteza, uko kubatuka, uko kubarenganya, uko kubabeshyera ibibi n'ibindi byinshi babakoreraga. Rero Pawulo ibyo ari kuvuga ngo ari gusohoza mu mubiri we ni ibyo ngibyo nyine. Murabona Kristo icyamuzanye mu isi ni ukwitangira itorero n'abizera, akabaha ubugingo buhoraho nyine kubwo kumwizera. Rero amaze kuba ubugingo buhoraho kubwo kumwizera, none Pawulo ari kuvuga ati iri torero ibyo mfungwa n'ibiki byose ndabikora kubw'itorero, itorero rya Kristo. Ntabwo Pawulo ari kuvuga ngo hari amaraso yari kumena kugira ngo itorero ricungurwe. Oya, itorero ryaracunguwe na Kristo, Kristo niwe waricunguye. Ariko Pawulo ni umuminisita, ni umuntu wahawe kuba umukozi ukorera iryo torero. Siba muri kubyumva, ni umuntu wahawe umukozi. Rero uyu mukozi ugiye gukorera itorero, nawe imibabaro yose nyine iraza kumugeraho. Muri kubyumva, iyi mibabaro nyine nk'uko Kristo bamugenje, nk'uko n'izindi ntumwa bazigenje, na Pawulo nawe biramugeraho. Araza gufungwa azira ibyo bya Kristo, azira kubivuga, azira kubyamamaza. So rero icyo Pawulo ari kuvuga nicyo ngicyo ari ashoje mu mubiri we, ni uko ari kurenganywa, ari kubabazwa, kandi ngo kubw'itorero. Tubona agaragaza nyine yuko ibi byose nyine yabikoraga ku bwa bene data, ku bw'itorero ryose ry'Imana. Ngo iryo ngo yahindukiye kuba umubwiriza wakurikije ubusonga, ngo akurikije ngo ubusonga Imana yampaye ku bwanyu. Imana niyo yamuhaye ngo ubwo busonga. Twabonye ko kugira ngo abe intumwa atari ibintu yigize, ahubwo Imana niyo yabimuhaye. Noneho imuhindura ngo kuba umubwiriza, abwiriza iby'ubutumwa bwiza. Tubona mu byakozwe n'umwice 20 avuga ngo ntita ku bugingo bwe, ngo yibwire yuko ari bw'igiciro kuri we, ngo ahubwo akwiye kurangiza umurimo yahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Muri kubyumva ikintu ari kuvuga nyine, ubugingo bwe nyine ari kuvuga ubuzima. Si byose aramutse ari ikintu agiye kwitaho pe, ni ukuri pe yari kugenda akavuga ibintu bihwanye n'ibyo abantu bashaka kumva, kugira ngo abantu batamugirira nabi. Si byose akagerageza kwitwararika kuri bo kugira ngo batamugirira nabi. Ariko Pawulo we ntabwo iby'ubugingo bwe yaravuga ati nafungwa, nakubitwa, no gupfa ntabwo bitinya. Muribuka ko hari ahantu bamuhanurira akavuga ati ngo nujya bazagufunga, avuga ati uretse no gufungwa ngiye niteguye no gupfa. Muri kubyumva rero ubwo bugingo bwe, amagara ye ni uvuga ngo yari yarayahebye ku bwa Kristo. Muri kubyumva, ku bw'itorero ry'Imana yahawe kuba nyine umukozi waryo cyangwa se umuservant. Muri kubyumva, ngo yahindukiye kumubwira ngo ntita ku bugingo bwe, ngo yibwiye ko ari ubw'igiciro kuri we, kuko nyine buzagupfa n'ubundi, ngo ahubwo ngo akwiye gusoza umurimo. Ikimuraje inshinga ntabwo ari kwita kuri ubu bugingo bwe ngo uyu mubiri we awugire ukundi kuntu awutakagiza, awiteho cyane, ahubwo ikimuraje inshinga ni uko umurimo awusoza, umurimo yahawe awukora n'umwami Yesu. Uwo murimo ngo ni uguhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ubutumwa Pawulo yabwirizaga ni ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, n'izindi ntumwa zabwirizaga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ahantu rero uzumva batabwiriza ubuntu bw'Imana nta butumwa bwiza bababwiriza. Byakozwe n'umwaka 2024 sinita ko the gospel of the grace of God nibwo butumwa tubwiriza. Ubutumwa butari ubw'ubuntu Pawulo abwita ngo ni ikindi, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Mu Galatiya avuga ngo utabwiriza ubutumwa nk'ubwo twabwirije ababwiriza ikindi, kandi uwo muntu wese utabwiriza ubutumwa nk'ubwo twabwirije ni ikivumo. Yaba nubwo yaba ari marayika uvuye mu ijuru akaza akavuga ngo mfite ubundi butumwa, ngo nawe ni ikivumo. Ubutumwa tubwiriza ni ubuntu. Uraza kubaza tubwiriza ubuntu gusa, ubuntu bw'Imana, kuko nibwo bukiza, nibwo butumwa bukiza. Rero ubutumwa butavuga iby'ubuntu ntabwo ubwo butumwa bukiza. Muri kubyumva, ubuntu bw'Imana ni ubuhe? Reka mbugusobanurire. Ubuntu bw'Imana ni ubuntu, ni ibyo Kristo yatugiriye. Ubuntu bw'Imana ubundi ni Kristo, Kristo ubundi niyo munyabuntu. Muri kubyumva, niwe ubugira umunyabuntu. Se umuntu ugira ubuntu nyine
Kristo niwe munyabuntu. Imana yatugiriye ubuntu iduha Kristo. Iyo tuvuga ngo tubwiza ubutumwa bw'ubuntu, tuvuga ngo Imana yaduhaye Kristo tutamusabye, nta kintu na kimwe cyacu. Imana yuzuza umurimo wo kuducungura muri Kristo, irabiduha ibiduhereye ubusa, nta kindi kiguzi cyacu bidusabye. Wenda uraza kubaza nyuma. Biriya ngo batsindishijwe n'ubuntu bwayo bahereye ubusa. Ibi bahereye ubusa nta kindi kiguzi ibasabye. Nyine n'ubu naguhaye nta kindi kiguzi nagusabye. Si byose? Ariko ubutumwa butari bw'umuntu mfite icyo buvuga. Zana ikiguzi. Ubwo butumwa ni uburimbuzi. Ubutumwa bw'ukuri buravuga ngo ikiguzi cyaratanzwe kandi cyuzuye gihagije. Ubutumwa bw'ukuri bw'ubuntu bukakubwira ngo wowe udafite ifeza n'izahabu, ngwino ugure nta kiguzi utanze. Niko muri Yesaya 53 bavuga n'ubuntu nyine. None se ni Ngirisoko ari waje bavuga ngo uze mufite amafaranga n'udafite mwese muze mugure. Nuvuga ngo mwese nta kiguzi mutanze. Icyo bavuga ni iki? Ngwino agakiza nta kiguzi batanga. Ngwino uragahabwa kubera ko ikiguzi Kristo niwe yakishyuye. Nta kindi kiguzi usabwa cyo kugira ngo ubone ako gakiza. Uragahabwa kubw'ubuntu. Rero ubwo nibwo buntu tubwiriza. Ni nabwo buntu Paulo yabwirizaga, ni nabwo buntu n'intumwa zabwirizaga. Nta yindi migenzo, nta yindi myitwarire, nta dini, nta bikorwa byawe, nta kintu na kimwe cyawe. Ni ibyo Kristo yakoze, nibwo buntu buhagije kugira ngo buduheshe agakiza. Rero ibyo ngibyo nibyo Paulo yabwirizaga. Noneho ku murongo wa 25 ngo iryo nahindukiye umubwiriza, nibyo twabonye ahabwa ubusonga n'Imana. Murongo wa 26 ngo ari ryo bwabwiru ngo bwahishwe uherekera kose n'ibihe byose, ariko nanone bukaba bwarahishuriwe abera bayo. Nuko ibi bintu bya Kristo nyine ibindi turi kuvuga. Uyu Kristo nyine tuvuga Kristo ukuri. No ubwiru. Ushaka kumbwira uti se none se abanyarwanda bose 90% nibazi Kristo? Ntabwo bamuzi. Uzaba muzi ukuntu bangana. Wenda simfite imibare ifatika, ariko bari munsi y'10% ko ntekereza. Nese ngo 90%, 90% ntabwo bazi Kristo. Wenda bazi iryo zina, ariko babwiye Kristo ukuri ntabwo bamuzi. N'ubwira ubuhishwe kuri bo. Baramutse nyine bamuhishuriwe Kristo ari we, bakabaye nyine bamuvuga nk'uko ari bamwizera, nk'uko ari bakijijwe. Ariko kugira ngo ishurire Kristo ari we, kugira ngo ishurirwe umurimo wa Kristo ari we yakoze, mu by'ukuri ibi ni ubwiru bw'Imana, ku buryo nyine ntabwo wapfa kumuhishurirwa atari Imana ibigushuriye. Patri, wari ubizi ko Kristo umuntu atapfa kumumenya atari Imana ibigushuriye? Ntabwo wamenya Kristo, nta muntu ufite ubushobozi bwo kumumenya. Reka nkwereke muri Matayo 16. Muri Matayo 16 tubona Yesu yagendanaga n'abigishwa, bari bamuzi ko ari Yesu, yitwa Yesu. Arangije aravuga ngo sunda abantu bavuga ko ndinde. Bamwe ngo bavuga ngo kuri Eliya, abandi bavuga ngo kuri nde. Navuga ati none mwe tugenda muvuga ko ubundi mwendinde, ubundi mwe tugenda muranze. Petero muzi ko yavuze ngo Kristo uri umwana. Yesu hasi muzi ko yamusubije, namwe mu byo si inyama n'amaraso bigushuriye, ahubwo ninde? Ni Data. Mu yandi magambo bo nta bushobozi ufite bwo kumenya, ahubwo Data niwe wenyine akumenyesha ko ndi umwana, ko ndi Kristo, ko ndi Mesiya, ko ndi umucunguzi. Rero n'uyu munsi utagira ngo umuntu aricara agatekereza akavuga ati Kristo ukuri ndamumenya. Oya, izina warimenya, yewe ukanumva ko yapfuye bambwa, ariko kugira ngo umuhishurirwe nk'uko nyine ibyanditswe byera bimuvuga, kugira ngo ibyo bintu bijye gisobanuro mu bitekerezo byawe, muri wowe, kugira ngo ibyo bintu byinjire muri wowe, ubyizere, ukizwe. N'Imana ibikora mu muntu. Yesu yaravuze, muziko yavuze muri Yohana, yavuze ngo nta muntu ubasha kuza aho ndi keretse arerejwe na Data. No one can simwiza icyongereza se. Ijambo can rikoreshwa rigaragaza ability. Mu yandi magambo, no one has the ability to come to me. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kuza aho ndi, ahubwo Data niwe umuzana. No one can come to me unless the Father draws him. No one can come to me unless it is granted by the Father. Nuko nkuko Yesu yavuga, ntabwo mufite ubushobozi bwo kuza aho, ntabwo mufite ubushobozi bwo kumenya keretse rwose mubihawe na Data. Bivuze ngo kugira ngo umenye Kristo by'ukuri nuko umusobanurirwa na Data.
nuko umuhishurirwa nyine na data. So rero Kristo Paul ari kumugaragaza nk'ubwiru ngo bwahishwe, ariko ngo ubwiru bwahishuriwe abera bayo. Abera uri kumva bari bo Patrick? abera iyo bivuze kwera aho ndaza Okay, hano hejuru twabivuze ngo Imana yiyungishije natwe urupfu rw'umubiri wa Kristo kugira ngo dushyire imbere yayo turabera n'abaziranenge tutagaho. Imana ibona kera iki kuri twebwe turaza kugisubiza. Nk'ubu reka mvuge wenda Emi tuziranye, nk'ubu ngiye na Emi turabera batareho n'ikizingo na kimwe. Ati none se ko Emi nzi ibikorwa bibi akora, cyangwa wowe se duhari se ni wambeshye cyangwa ukaba wakora ikindi kintu gibe nangirwa, ariko ntabwo bivuze ko ntari uwera. Kuba uwera rero kwanjye gushingiye none ko numva wakora icyaha nicyo wambaza. Mu kuwera kwanjye aho gushingiye kukuba Kristo ubutungane bwiwe bwose, ubutungane nyine yarabumbazeho. Nduwera kubera yuko neherejwe muri we. Nuvuga ngo ubutungane ndi kuvuga bundiho, kuko iyo mvuze ngo ndumukiranutsi si ubwanjye, sibyo nahirimbane ngo mbigere ko njye ubwanjye sinanabigeraho. Numwe namutse mvuga ngo nduwera ko nabigezeho, nabirimbane nkabigeraho, naba nkubeshye kandi ni umunyabinyoma. Njye umunyantege nke nabigeraho se, ahubwo Kristo yabigezeho ku bwanjye, yarabyujuje ku bwanjye kugira ngo abimpe bimbarweho. Niyo mpamvu nyine ubundi abizera muri Bibiliya tubona nyine Bibiliya bita ntabwo ijambo abakristo ari kenshi cyane bita, ni abantu babitaga abakristo, nabwo bari nko kubaserereza nyine, navuga nko kubahinyura, sibyo? Ariko ubundi Bibiliya yita abakristo abera. Mvuze ngo umuntu utari wera ntabwo ari umukristo. Nabera kuko batiyejeje iby'ubwabo ngo babigereho, ahubwo kuko bahawe kwera kutava kuri bo, ahubwo baguhawe na Yesu Kristo. Abo nibo bera rero. Abo ngabo nibo bahishuriwe ngo ububwiru, nibo bahishuriwe Kristo. Abo ngabo nibo abera. N'ubwiru ku bandi batarabera. Ni ukuri pe umuntu utari uwera, Kristo n'ubwiru kuri we. Azizina wenda afite iyo knowledge, ariko mu by'ukuri ntabwo nyine Kristo yamuhishuriwe nyine nk'uko tubona ibyanditswe byaraye mugaragaza. Kuko ububwiru bwahishuriwe ngo abantu bitwa abera gusa. Ububwiru ari we ngo Kristo. Ngo bwahishuriwe abantu bitwa ngo, kandi ngo ibyo ngibyo ngo bikagaragaza ko muri bo ngo bafite n'ibyiringiro, ibyiringiro ngo by'ubwiza, bazahabwa ubwiza. Kristo nyine kuko yatugize abera, n'ubundi azagaruka nadutware tujye no kubana noneho iteka mu bwiza bwe. Rero ndi gusoza kuri 28 haravuga ngo niwe twamamaza, uwo twamamaza ni Kristo. Uwo ngo ubwiru nyine hejuru yamuvuze, aramuvuga ngo uwo niwe bwiru, kandi ubwo bwiru ngo bwahishuriwe abera gusa. Nivuga ngo bwahishuriwe abakijijwe gusa, abakijijwe nibo bera, utarakizwa nyine ntabwo ari uwera. Ubwo bwiru rero ni Kristo. Ubwo bwiru Kristo rero ni nabwo tubwira abantu ngo niwe twamamaza, tuburira umuntu wese. Buriya niwe tubwiriza, ari version avuga ngo him we preach, ni Kristo tubwiriza. Buriya iyo tugiye kubwiriza tubwiriza Kristo. Ni uvuga ngo Patrick rero arije mujye mwumva ngo abantu bavuga ngo gospel songs, ngo uriya muvuga butumwa bwije ngo ubutumwa bwiza. Uzi kugira ngo indirimbo yitwa gospel song, ugomba kuvuga ibya Kristo. Niba itavuga ibya Kristo ntabwo ari gospel song. Niba ivuga ibya Dawidi nyine ni ibya Dawidi. Niba ivuga, kuko iyi Bibiliya ntabwo ivuga yose hejuru ya Dawidi, ivuga hejuru ya Kristo. Ni ukuvuga ngo nabira byose tubona ziriya nkuru zo mu isezerano rya kera byose byabaga bituganisha ahantu hamwe, kuri Kristo. Muri kubyumva? Rero niyo mpamvu kubera ko iyi Bibiliya mutima wayo ari Kristo ivuga, niyo mpamvu nuvuga ko aririmba gospel songs yakabaye aririmba ibya Kristo ndetse n'umurimo Kristo yakoze. N'ubwiza ubu butumwa wumbuye Bibiliya, nubwo ngo nase ngo wabumbura mu itangiro ukabwiriza ibya Kristo, ahubwo se nabwirije ibya Kristo nabumbuye mu itangiro naba nasomye ibiki. Kuko Yesu yaravuze muri Luka 24 yuko ngo Bibiliya yose ngo ivuga kuri we. Nabigishwa nabo ntibabyumvaga ngo ukuntu umusoro rya cyase ko tutarabona ahantu handitse Yesu bwose wese bivuga kuri wowe bite, ngo abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe, ngo bahera kuri Mose muri ibitabo bya mbere, kuva ku itangiriro, kuva ku barabare gutegeka kwa kabiri, ajya no mu bitabo by'abahanuzi byose, ngo abasobanura ngo ibyanditswe byanditse kuri nde, kuri we. Igihe cyose tubumbuye iyi Bibiliya tuba tugiye kubwiriza kuri Kristo. Him we preach, niwe tubwiriza. Pawulo ngo ageze i Korinto ngo yagambiye kutagira ikindi kintu abamenyesha. Ubwenge bwe ntabwo ari kubamenyesha cyangwa ibindi bintu filozofi zose, ngo ahubwo
ngo yagambiye kubabwira gusa ibya Kristo, ngo Kristo wabambwe. Kubera yuko nyine yari azi yuko ubutumwa bwiza buvuga ibya Kristo. Nje nkaza nkabwiriza ibya Dawidi bikaba Dawidi gusa nyine, bikaba Dawidi nyine gusa. Mu by'ukuri ibyo nyine ntabwo ari bwo butumwa. Ubutumwa bwiza ni umuvuga ibya Yesu Kristo. Uwo Yesu Kristo rero niwe tubwiriza, kandi iyo tumubwiriza ngo tuba tuburira umuntu wese, kuko umuntu nyine umwizeye arakizwa, ariko utamwizeye rwose birigaragaza yuko azarimbuka. Rero tubwiriza abantu iby'ubuntu n'urukundo rw'Imana, ariko nanone tukanababwira tubaburira, tubereka iby'umujinya wayo n'ubutabera bwayo. Muri kubyumva? So rero tubwiriza ibyo bintu biri birajyana, byose turabibabwira. Ari nk'abantu bavuga ati ngo abantu ngo ntibakeneye ko ubabwira iby'ikuzimu ngo no kurimbuka, ujye ubabwira ngo iby'ijuru ngo n'iby'imbabazi n'impuhwe n'urukundo. Imana ntabwo ari uko imeze. Nyine abantu bafite indi mana. Imana nyine ya Bibiliya ntabwo ari Imana y'imbabazi n'impuhwe n'urukundo gusa. Uyifashe gutya wifashe igice kimwe. Yego ibyo byose nibyo, ariko ufite n'urundi ruhande rw'uko ari Imana igira umujinya iminsi yose, Imana itabera, Imana ikiranuka. Ibyo byose nyine biri mu Mana. Rero kugira ngo tubwirize Imana y'ukuri nuko tubwirize amaranga kamere yayo yose, tudafashe uruhande rumwe abantu bashaka kumva. So rero Bibiliya yo igaragaza yuko tugomba kubwiriza abantu, ariko nanone tunababurira, tubigisha ngo ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganyirizwa rwose muri Yesu Kristo. Ubwenge twigisha ntabwo ari siyanse. Siyanse murayiga, si byiza se? Naye nize ubuhinzi, byo ni byiza, ntabwo ari bibi. N'ibindi byose wenda hano mwiga IT, mwiga n'ibindi byose, si bibi. Ariko ubwenge turi kuvugamo ntabwo ari bwa IT, ntabwo ari ubundi bwose. Ubwenge ni ubu ngubu bwo kumenya Imana. Yobu yaravuze ngo kumenya Imana nibwo ubwenge. Kumenya Imana nibwo bwenge. Bivuze ngo umuntu nyine utazi Imana, utazi iby'ubu butumwa bwiza by'ukuri, afite ubwenge nyine bwo mu by'isi, ariko nyine ubwenge njye kuri Bibiliya ivuga ntabwo afite. Rero iyo tubwiriza abantu turababurira, muri kubyumva, ariko nanone tukanabigisha ubwenge bwose. Tubigisha ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera nibyo bituzanira ubwenge. Pawulo yandikira Timoteyo akamubwira ngo wamenyaga ngo ibyanditswe byera ngo bikuzanire ubwenge buguhesha agakiza. Ibyanditswe byera biduhishura ubutumwa bwiza, biduhesha tukabasha kubona agakiza. Ibyanditswe byera ikindi bigakomeza abandi babonye agakiza bakurira muri byo, bakuzwa nabyo, barushaho kumenyeshwa nyine ubwenge nabyo, barushaho gukurira muri byo, bakagira growth, bagakurira muri bakujijwe n'ibyanditswe byera. So kugira ngo tuzamurikire Imana umuntu wese, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganyizwa rwose muri Yesu Kristo. Icyo ni cyo gituma nkora cyane, ndwana umwete nk'uko imbaraga ze zinkoramo ziri. Muri kumva igituma Pawulo arwana cyane, akora cyane n'imbaraga zose, yihanganira imibabaro yose, akorera abera, akorera itorero, ngo kugira ngo abangabo mu itorero barusheho kumenya Imana, barusheho kunguka kwimenya, barushaho kugira ubwenge bwose, barushaho gukura, kugira ngo abamurike rwose bamaze gutunganywa muri Kristo, bameze neza, bashyitse, bameze neza. Muribuka ba Daniyeli na ba Meshaki na Abedenego bamaze kujya i Babuloni uko byagenze? Uwari bashinzwe ngo bo bamusabye nyine kutiyandusha ibyo by'ubwami, noneho ngo basaba nyine yuko ngo bajya birira nyine vegetables, sibyo? Noneho Daniel amaze kumusaba ibyo bintu, umutware yagize ubwoba, avuga ati none sini ku mwami yanegetse kubita ngo muzabe mubyibushye muri abantu bashyitse, ubwo se ni muri ibyo bintu nyine murumva mwe muzamushyitse? Daniel avuga ati gerageza abantu, tugerageza iminsi 10. Iminsi 10 ngurize ni iminsi 10 sindukwibuka. Arangije ngo abona nibo bameze neza. Igihe cyo kubamurika ngo kigeze, ngo babona ba Daniel nyine nibo ngo bameze neza ndetse no kurusha n'abandi bose. Biri kubyumva? Nyine bari barahawe igihe cyo kwitabwaho, cyo kugaburirwa, ngo baba nyine baba bashyitse bameze neza. Rero twebwe ibyo turi kuvugamo hano ni ibingibi byo kumurika. Habaye igihe nyine cyo kubamurika ba bantu bari bamaze igihe bitabwaho. Pawulo ari kuvuga iki? Ari kuvuga yuko yaragijwe aba bitorero abagaburira iki? Abagaburira iby'ubutumwa bwiza, ntabwo ari ibiryo bigaragara. Abagaburira iby'ijambo ry'Imana, abantu mu buryo bw'umwuka ngo bakure, baba ari abantu bashyitse, ku buryo nyine ashobora kubagaragaza imbere ya Kristo, akavuga ati ba bantu bamaye dore nabagaburiye neza imbere y'umwami we, akabazana imbere y'umwami akavuga ati ngaba ni abantu bashyitse, akabamurika rwose ngo bashyitse rwose. Nkuko nyine tubona uriya mutware yahawe kumurika nyine abo yari ashinzwe
yarabitayeho babyibushye ameze neza, ni nacyo turi kubona. Nashaka kugereranya nkabereka nyine ukuntu Pawulo ari kugaragaza yuko rwose aba bizera ababera iri torero yahawe gukorera ari ukugira ngo abigishe iby'ubwenge rwose, iby'ubutumwa bwiza, iby'ukuri, iby'ijambo ry'Imana, kugira ngo azabashe kubamurika rwose bashyitse. Ibyo rero nibyo bituma ngo akora cyane kugira ngo amurike abantu bamaze gukura rwose. So ndasoje.